Ndagusuhuje mukunzi wacu hari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mw'abantu mwe rero iyo mabwiye ati ibintu birakomeye, ibintu birakaze, ibintu ni bibi, ntabwo mba mbabeshye kuko noneho ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Noneho ibibereye mu karere ka Gatsibo ndabihera hehe, ndabivuga gute? Kubivuga nanjye bineye ubwoba, ariko nta kundi ngomba kubaha amakuru meza kandi yizewe kandi azira igihe nk'uko twabibemereye. Noneho rero muri aka karere ka Gatsibo ibintu byabaye bibi bitewe n'uko ukora umwuga w'uburaya bakunze kwita indaya yasanzwe yajugunywe muri metero 15 z'ubwiherero z'ubucyakuzimu. Uraza kumenya rero ese ni bande bamutaye muri ubwo bwiherero bureshya na metero 15? Yari yakoze iki? Byabereye hehe? Ese ubuyobozi bwo muri ako karere bwo bwabo bwatangaje iki nyuma yo kubona iyo nkuru yasakaye mu karere kabo, inkuru mbi cyane yatumye rero akarere kabo katabasha kugira isura nziza bitewe n'iyo nkuru mbi cyane. Na n'ubu ku mbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda, mu binyamakuru byose bya hano mu Rwanda byandika kuri iyo nkuru ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere. Ese inzego z'umutekano zo zaba zatangaje iki nyuma yo kumva iyo nkuru ibabaje iteye ubwoba, nyuma yo gufata umuntu bakamujugunya muri metero 15 z'ubujyakuzimu? Murumva ko ari ibintu biba biteye ubwoba. Ibyo rero byose nibyo bikubiye mu makuru tugiye kubagezaho uyu munsi, ari nako natwe tukwisabira ko ugomba kujya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Gatsibo bitewe n'ibyo biboneye amaso ku maso, bafata umuntu bakamujugunya mu bwiherero bureshya na metero 15 z'ubujyakuzimu. Urumva ni ibintu bibabaje. Niho mpamvu rero bamwe bavuga ko ubugome cyangwa umutima, abantu bagifite umutima w'ubunyamaswa bakiriho muri uru Rwanda bitewe n'uko bafashe uwo muntu bamujugunya muri iyo wesi ifite uburebure bwa metero 15 z'ubujyakuzimu. Reka tubibutse ko iyi yo ari ya yindi ni KN Radio. Reka nongere rero mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru haba arimo aragenda avugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inkuru mbi, inkuru iteye ubwoba yumvikanye muri aka karere ka Gatsibo, aho ukunze gukora umwuga w'uburaya bakunze kwita indaya yayogoje abagore batwarira abagabo ngo bamusanze mu bwiherero bwa metero 15, ariko Imana ikinga akaboko ntiyahaburira ubuzima, ahubwo bamukuramo yanegekaye yakomeretse umubiri wose. Iyi nkuru rero yica mugongo, iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye muri aka karere ka Gatsibo. Yabaye mu ijoro rishyira mu rukera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 Kanama 2024 nibwo umugore wicururizaga muri centre ya Kamenge mu mudugudu wa Bihinga, akagari ka Kabarore, mu murenge wa Kabarore muri aka karere ka Gatsibo yajugunywe n'abagizi ba nabi, bikekwa ko bamujije kwiba. Umwe muri abo bagizi ba nabi bamujugunye muri iyo tuwarete cyangwa muri iyo wesi ireshya na metero 15 z'ubujyakuzimu. Bamwe rero mu baturage batuye aho uyu mugore uzwi nka Karara Kagenda, ngo niryo zina bamwise ngo kubera akunda kugenda ijoro, babwanire n'itangazamakuru bavuze ko amakuru yamenyekanye ubwo bumvaga aborogera mu bwiherero bwa metero 15 yari yajugunywemo. Noneho bamubajije icyamugejejeho avuga uko byamugendekeye. Uyu
muntu rero wari wajugunywe mu bwiherero akakurwamo yagize ati hari umusore duherutse gusambana wazanye n'abandi basore babiri baje bambwira ngo duhereze radiyo yacu na telefone ndabatsembera kuko ntabyo nigeze niba ariko banga kubyumva ahubwo batangira kunkubita bigera n'ubwo bafata banemesha imihoro mu bice bitandukanye by'umubiri wanjye. Uyu rero ubwo yari yakuwemo arimo araganira n'itangazamakuru yakomeje agira ati nyuma yo kunemagura banjugunye mu bwiherero bw'inzu y'umusore uri hafi gushakiramo umugore. Aba baturage bavuga ko atari ubwa mbere uyu mugore ahemukirwa biturutse ku ngeso ye mbi yo gusenya ingo atwara abagore bagenzi be abagabo babo, bityo baboneraho gusaba ubuyobozi gufata umwanzuro wo kumwirukana aho atuye asubira iwabo mu karere ka Kayonza ngo dore ko n'ubundi ariko asanzwe atuyemo cyangwa ariko yavukiyemo ariko ngo bazamusubizeyo ubwo azaba yakize ngo kuko ubu ngubu ho ngo amerewe nabi cyane. Andi makuru yamenyekanye rero avuga ko umusore ukekwaho kugira nabi uyu mugore na bagenzi be babiri bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano, mu gihe uyu wajugunywe mu bwiherero yajyanwe kwitabwaho mu bitaro bya Kizuguro muri aka karere ka Gatsibo kugira ngo agende yitabweho n'abaganga noneho aze koroherwa. Gusa abaturage nanone bavuga ko ibi aba basore bakoze atari byo, batari bakwiye kwihanira ahubwo bitewe n'uko bari bamuketseho ko ari we wabibye bagombaga kujya kumugeza mu bayobozi kugira ngo ari bo bamwihanira. Ubuyobozi burabugira inama abaturage kwirinda umuco wo kwihanira kuko ubwabyo bigize icyaha. Mu gihe abantu batumvikanye ku kintu runaka nibegere ubuyobozi bubafashe kugikemuraho kugira ngo bifatire umwanzuro kugira ngo bakikemurire hagati yabo ngo kuko nibyo bikurura ipfu za hato na hato. Reka natwe rero dusoreze hano amakuru yacu, hari nako tugushimira wowe wakoze subscribe. Niba nawe utarayikora rero jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako gakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya uduha igitekerezo cyawe, igitekerezo cyubaka kidushimira aho bitagenze neza tukahakosora kugira ngo tujye tubaha amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Reka rero tukwifurize gukomeza kugira umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.